by'ibihe n'ibimenyetso by'ibihe. Agiye kuza turabona ibimenyetso by'ukuza kwe. Azaza vuba nk'umurabyo ntibatinda, natwe tuzamusanganira mu kirere. Abafite agakiza k'amaraso ye, nibo bazi neza ubwiru bw'ibyahanuwe. Irindi jambo ryahumetswe n'Imana, abisobanurirwa n'Umwuka w'Imana. Azaza kujyana be abakure muri iyi si, azamukiza urupfu tujye kubana nawe mu ijuru. Hoziyana ni umwana wa Dawidi. Hoziyana ni umwana wa Dawidi. Ubwenge cyane bw'isi, televiziyo nazo ntinatere, bituma amahanga yose yitegereza Antikristo n'abamuhanuzi b'ibinyoma. Abantu baragurukira mu kirere, intege n'intogajuru byaramamaye. Aragera mu kwezi no mu yandi mazi, bimeze nk'ibyo ku munara w'Ibabeli. Azaza kujyana be abakure muri iyi si, azamukiza urupfu tujyanirana nawe mu ijuru. Hoziyana ni umwana wa Dawidi. Hoziyana ni umwana wa Dawidi. Abana bazimira batera impano, ababyeyi bakamarira abana babo. Abantu benshi bahindutse igikenge, bigashima bikunda no gukunda impinga. Isi hari ubugome burenze urugero, inzara n'intambara biboneka hose. Ukabibura umutima ifatiro zose z'isi ziranyeganyega. Azaza kujyana be abakure muri iyi si, azamukiza urupfu tujye kubana nawe mu ijuru. Hoziyana ni umwana wa Dawidi. Hoziyana ni umwana wa Dawidi.
azakujyana be abakure muri iyi si azankiza urupfu tujye kubana nawe mu ijuru. Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi, Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi. Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi, Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi. Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi, Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi. Haleluya. Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihimbazwe. Iyi ndirimbo tumaze kumva iratubwira ibimenyetso by'ibihe. Bavuzemo ibintu byinshi, ukuntu ibyo bimenyetso by'ibihe bizaba bimeze, ukuntu ubwenge buzagwira, ukuntu urukundo rwa benshi ruzakonja kuko ubugome buzagwira. Ariko ibyo bimenyetso umwuka wera abitubwira kugira ngo igihe nikigera tumenye uko dukwiye kubyitwaramo. Ndabahobeye rero mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu. Ni Francine muri kumwe. Hashize iminsi tutabonana, ukwezi kurashize, ariko ndashima Imana yabanye nanjye, yarandinze, nari muzima. Nuko nyine muri iyi si nkuko Pawulo yabivuze, tuvuga ubutumwa twarangiza tukajya no kuboha amahema. Hari igihe rero amahema dutwara nuko, ariko nari mu mwuka wo gusenga, nari mu mwuka wo mu ijambo ry'Imana, ntabwo nagiye kure y'Imana. Muri ibyo byose muri iyi si mu buryo bw'umwuka nari ndi kumwe n'umwami wanjye, nari ndi kumwe n'umwuka wera, uwo twahawe kugira ngo atubere umufasha, kugira ngo atugire inama, kugira ngo atwigishe, kugira ngo atuyobore mu kuri kose. Ubwo rero naho nari naraburiye mu mahema, ariko nari kumwe namwe mu buryo bw'umwuka. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nongeye rero gushima Imana ko yongeye kumpa akanya ko kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi butinde, ndahita ninjira mu ijambo umwuka yanshyize ku mutima. Ni ijambo rivuga ngo ibimenyetso by'ibihe, nk'uko tumaze kubyumva muri iyi ndirimbo. Ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe twabibwirwa n'iki? Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Matayo igice cya 24. Matayo 24. Haravuga ngo, turahera ku murongo wa mbere. Ni ndende ariko ndagira ngo tuyisome yose kugira ngo tuyumve neza. Haravuga ngo, Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda abigishwa be baramusanga,
bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari bihereranye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimenyetso cy'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Umurongo wa 7, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere, icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu murima ye ntazasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye kwiremwa ku isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi iyaba itaragabanyijwe ntihari kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore nibiba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambo, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose n'inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa zive mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyezwa. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'Umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye Umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumira abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yayo.
murebere ku mutini, niwo cyitegererezo, ishami ryayo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose, muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari imeze, no kuza k'umwami w'umuntu niko kuzaba. Nuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzamera. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe ajyanywe undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziraho, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziraho. Amen. Irindi jambo ngira ngo dusangire mbere yuko tubijya imuzi, turagiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa mbere ku murongo, turebe umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Haravuga ngo, Timoteyo wa mbere igice cya 4, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Haravuga ngo, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye. Ariko hano nshaka ko tuza gutinda cyane ni ku murongo wa mbere, avuga ngo umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza abantu bazagwa bave mu gakiza, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Umwuka wera avuga yeruye. Umwuka wera Imana yaramuduhaye kugira ngo atubere umufasha, aduhishurire ibizaza, atuyobore mu kuri kose, atugire inama, atwibutse ibyo Yesu Kristo yatubwiye. Nta kintu rero na kimwe Imana izakora itakimenyesheje intore zayo. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe Imana yigeze iduhisha. Muzagende mujagajage muri Bibiliya, ibintu byose, buri kintu cyose Imana yagiye igira icyo ikitubwiraho, Imana yagiye igira icyo ikitubwiraho. Umwuka wera rero ahangaha ku byerekeye ibihe, ngo yabivuze yeruye, ntacyo yasize inyuma, ntacyo yaduhishe. Ubishaka kubimenya agiye muri Bibiliya arabishaka abibone. Ahandi Yesaya 46:10 haravuga ngo,
mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Haleluya. Urumva rero Imana itubwira byose kuva mu itangiriro ukageza mu iherezo. Iyo uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, byose bivuga Yesu. Bivuga Yesu uko azavuka, ngo dore uwo mwami azasama inda, ngo ninde wizeye ibyo twumvishe, ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde. Byose Imana yagiye ibitubwira, ariko ngo iravuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo ariko ntabwo tubyitaho. Ntabwo ari uko Imana iba itavuze, ahubwo ntabwo twita ku byo Imana yavuze. Imana rero idufashe, iduhe ubwo bushobozi bwo kubasha kumenya, gusobanukirwa no kwakira ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Ariko muhumure, dufite umwuka wera. Dufite umwuka wera utwigisha, akatuyobora mu kuri kose, akaduha guhishurirwa, akaduha kumenya iby'ubwiru bwo mu bwami bw'Imana. Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Amen. Mu byahishuwe igice cya 2 n'icya 3 batubwira iby'amatorero 7 yo mu Aziya. Ndumva narigeze kubibigishaho gatoya, ariko ayo matorero ndagira ngo nongere nyavugeho, kuko ibi ijambo ry'Imana ni inkuru ya Kristo n'umugeni we. Umugeni we rero ni itorero. Habayeho amatorero 7. Habayeho itorero rya Efeso, ni itorero ryabayeho mu kinyejana cya mbere. Iryo torero umwuka w'Imana ngo yarigayaga ko ryaretse urukundo rwaryo rwa mbere. Itorero rya kabiri ryari itorero ry'Isimuruna. Iryo torero ryabayeho mu kinyejana cya 2 n'icya 3 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ni itorero ryabayeho igihe cyo gutotezwa cyane. Haza itorero ryitwa Perugamo. Iryo torero ryitwa Perugamo ryabayeho mu kinyejana cya 4 na 5. Ni itorero ryivangavangaga n'isi. Hanyuma Sarudi, itorero rya 4, je m'excuse, itorero rya 4 ni itorero ryitwa Tuatira. Ryo ryari ryuzuyemo umwijima. Ubutware bw'umwijima bwari bwuzuye muri iryo torero. Rikaba rero ryarabayeho mu kinyejana cya 6 kugeza mu kinyejana cya 15. Hanyuma itorero rya 5 ni itorero ryitwa Sarudi. Sarudi ni itorero rivuguruye, Eglise Reforme. Ryabayeho kuri kiriya gihe ryabayeho mu kinyejana cya 16 kugeza mu kinyejana cya 18. Abantu bari bamaze guta kwizera, noneho Imana ihagurutsa abakozi bayo kugira ngo bongere bagarure abantu mu ijambo ryayo, bongere bagarure ubwoko bwayo mu kuri kw'ijambo ryayo. Noneho itorero rya 6 ni itorero ryitwa Philadelphia. Itorero ryitwa Philadelphia ryabayeho mu kinyejana cya 19, hagati y'ikinyejana cya 19 na 20. Iryo torero ni itorero ry'ububyutse, ni itorero ryabaga mu ijambo ry'Imana, ni itorero ritigeze ryihakana izina rya Kristo. Ni igihe abantu babayeho mu gihe cy'ububyutse
cyane cyane muri biriya bihugu by'Abongereza, muri biriya bihugu bya Amerika, byageze igihe bavuga bati maranata, Yesu araje, kubera ukuntu abantu bari buzuye imbaraga z'Imana, bari buzuye umwuka wera, imirimo n'ibitangaza by'Imana bigaherekeza ijambo. Nuko iryo itorero ni itorero Philadelphia ryabayeho muri icyo kinyejana hagati ya 19 na 20. Noneho haje irindi torero Laodikia, itorero ry'akazuyazi, guhera mu kinyejana cya 21. Ni naryo torero turimo. Mubona ko ibintu byarivanze, ubuyobe bubaye bwinshi, inyigisho z'ubuyobe, ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana, abantu basigaye bikorera ibyo bishakiye. Ariko ibi nabyo biri mu bigaragaza ibimenyetso by'ibihe, kuko ngo hazaza inyigisho, abahanuzi b'ibinyoma, ngo bazakora uko bashoboye ngo bayobye n'intwarane, intore z'Imana. Turi rero muri Laodikia, itorero ry'akazuyazi. Ni itorero rifata iby'Imana rikabivanga n'iby'isi. Hejuru baba ari umweru, hasi ari umukara. Ni nka bya bindi ya miryango ikorera umubi, ivuga ngo ikibi n'ikiza ngo bigomba kugendana. No, ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo ikibi ukita ikibi, icyiza ukita icyiza. Ariko shitani yiraza ikariganya abantu ikababwira iti umukara n'umweru. Abaframaso cyangwa abayiliminati mujya mubumva, baba bafite amabara y'umukara n'umweru cyangwa umutuku n'umukara. Ubwo nukuvuga ngo icyiza n'ikibi bigomba kugira gute, bigomba kugendana. Ariko ntabwo ari ku ijambo ry'Imana ribitubwira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Ijambo rye handitswe ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi ngo Uwiteka azabe. Uvuga izina rye rero ave mu bidatunganye. Ntabwo imirimo y'umucyo ijyana n'imirimo y'umwijima. Iri torero rero Laodikia ryari akazuyazi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba udakonje ntubire ndakuruka. Imana iturinde rero kuzarukwa nayo. Nkuko nababwiye, umwuka wera avuga yeruye, nta kintu na kimwe akora atakitumenyesheje. Noneho abigishwa bamaze kubaza Yesu muri Matayo igice cya 16, yarababajije ati, na mu gitondo muti haraba umuvumbi, kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko mukananirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Nkuko umwuka avuga yerura, icyo yakoze n'iki, yaduhaye ibimenyetso. Ariko n'ubundi abantu bagakomeza bakafite amatsiko bibaza icyo gihe ukuntu bizagenda. Niho Yesu rero yaje arababaza ati, muzi kugenzura ibihe, ntago muzi kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 3. Ibimenyetso by'ibihe ni nk'ubuhamya bwerekana ikintu kigiye kuzaza. Hari ibimenyetso bihamya ko Yesu agiye kugaruka, twagombye kubireba tukabimenya. Umubwiriza 1:9 we yaravuze ngo nta gishya mu isi y'ijuru. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta cyadutse mu isi y'ijuru, nta gishya, kuko Imana nta gishya. Umuntu uza muri Matayo hari igice cya 24 twasomye, hatubwiraga ngo nkuko byari bimeze ku bwa Nowa, ni nako bizaba bimeze uku kugaruka k'Umwana w'umuntu. Bazaba barya, bazaba banywa, bazaba barongora, bazaba bakora le va et vient. Ariko
bazajya kubona babone umwana w'umuntu araje, kuko ntawe uzi munsi n'igihe umwana w'umuntu azagarukira. Niyo mpamvu rero ahangaha adusaba kugira gute? Adusaba kuba maso. Iyo usomye Itangiriro igice cya 5 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 24, haravuga ngo Enoke yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 3, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365, kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Noneho rero uyu mwana witwa Metusela, Imana yari yarabwiye Henoki ko agomba kumwita Metusela, bisobanura ngo ni umwana w'intuza w'icumu, cyangwa se ni umwana wo gucira urubanza abantu, kuko nyuma y'uyu Metusela ibyaha byabaye byinshi cyane. Nibwo Imana yabwiye Nowa ngo niyubake inkuge, hanyuma yinjizemo abantu. Muzi abantu umuryango wa Nowa winjiyemo, ndumva bari abantu 8 nibo binjiye muri ya nkuge. Uyu rero nyuma ya Metusela hagombaga kubaho jijoma y'Imana. Ntuza Henoki kubera ko yabanye n'Imana, Imana yagize gute? Yaramwimuye, yagiye mu ijuru adapfuye kubwo kwizera no kugendana n'Imana akiranuka kandi ayubaha. Itangiriro 19:10 haravuga ngo maze ba bagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi, batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru, birushya bashaka urugi. Ba bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufite mu mudugudu bose bakuremo, tugiye kurimbura aha hantu, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Lote arasohoka. Iyo bikomeje, Lote yakomeje kuzarira no kuburana nabo, kandi bakamutera umwete. Noneho barangije baramubwira bati, imukira hariya ku gasozi, ati hariya ni kure, ati mureke njya ahangaha hafi. Baramwemerera, ajya ku gasozi kitwa Sowari. Ariko icyo Imana yashakaga ko kubakiza, kuko yashakaga kujya guhana hariya hantu i Sodomo n'i Gomora kubera ibyaha bikabije cyane. Abakiranutsi ngo bahoraga bataka barira. Imana rero bigeraho nayo ubwayo ngo irimanukiriza kureba ibyo bahavuga ko ari byo koko, ije isanga ko ibyo bahavuga ari byo. Nibwo rero yafashe imyanzuro yo kuharimbuza umuriro. Ariko igihe cyose y'Imana igiye kurimbura, igiye guhana, ntabwo Imana idukururana n'inkozi z'ibibi. Abayubaha, abakora ibyo gukiranuka, irabarinda, ibashyira mu bwihisho. Nuko rero byagenze ku bwa Nowa, nuko byagenze hano ku bwa Loti, ni nako bizagenda ku itorero. Mbere y'uko Imana imanukira guhana inkozi z'ibibi, itorero ryayo izabanza irizamure. Nyuma mu myaka 7 ngo hazaba hariho umubabaro uteye ubwoba, ngo iyo utaza kugabanywa ngo ntawe ari kuzarokoka. Kuko Abayisiraheli uzarokoka, hazarokoka gusa ngo Abayisiraheli 1/3. Babandi bakijijwe nabi bakabibamo nabi bazasigara, nibo bazakizwa n'amaraso yabo. Nakugira inama rero yo gukizwa neza. Hari umuririmbyi aririmbye ngo gukizwa nabi bitera umwaku. Utazagira umwaku wo gusigara, kandi Imana yaraduhaye ubuntu,
ikihangana, igategereza. N'ubu ngo abantu bahora bavuga ngo azangwa, igihe bahereye bavuga ngo azaza ryari, azaza ni ukubeshya. Ariko ni ukwihangana kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uzasigara, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe urimbuka. Mugenzi wanjye, muvandimwe wanjye, inshuti yanjye, mwene data, mukundwa, ndakwinginga gukizwa neza. Nawe utarakizwa, ndakwinginga gukizwa, kuko ibizaba iyo itorero ry'Imana rimaze kuzamuka, ngo iyo mibabaro wiba itaragabanyijweho, ntawe ari kuzarokoka. Inzabya 7 zirimo ibyago, ndumva biri mu Byahishuwe 6 hari, ntabwo nibuka neza. Imana ntinegurizwa izuru, ariko nta kintu na kimwe ikora itabanje kukitumenyesha kugira ngo twitegure. Haleluya, amen. Yesaya 21:11 murongo kugeza kuri 12 aravuga ngo, ibihanurirwa iduma, hariho umpamagara ari Seyira ati, wa murinzi we, ijoro rigeze he? Wa murinzi we, ijoro rigeze he? Umurinzi aramusubiza ati, bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Burije. Aba baririmbyi baturirimbiye ibimenyetso by'ibi bavuze ngo rimwe tuzirirwa mu isi ntituyiraremo, cyangwa se tuzayiraramo ntituyirirwemo. Tube maso, ijoro rirakuze, bugiye gucya. Na wa mugani w'abakobwa 10 ngo mu gicuku kinishye nibwo bumvise ijwi ry'umukwe. 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfapfa. Amatabaza yabo ntago basanzemo amavuta, ntago babaye maso, ntago babaye mu busabane n'umwuka wera. Nuko bagiye gurusha bacanye, basanga amatara yazimye kera. Ese wowe uhagaze uti? Ibi bimenyetso by'ibihe biragusaba kuba maso, biragusaba gukomeza gucunga ko amavuta ari mu itabaza ryawe. Amavuta nugukomeza kugirana ubusabane n'Imana, ugakiranuka, ukumvira Imana, ukumvira ijambo ryayo. Yosuwa nawe arabivuga, Yosuwa 8:26, Yosuwa ntiyagarura ukuboko yatungishije icumu kugeza ubwo yamaze kurimbura aba Ayi bose. Ibyahishuwe 5 kugeza ku 8 niho havuga kumena bya bimenyetso 7, za nzabya 7 z'umujinya w'Imana. Ahangaha umurinzi arareba aho ijoro rigeze, burenda gucya, agakiza karatwegereye. Twitegure, tube maso. Ibyahishuwe 22:14 aravuga ngo, hahirwa abamesa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Cya giti cy'ubugingo ni Yesu Kristo, kandi banyure mu marembo binjire. Piyeri wa 2 1:19 aho we akatubwira ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ndacyasasira ibimenyetso by'ibihe turi kwiga, ngo ijambo ryahanuwe. Twabonye ko umwuka wera avuga yeruye, atubwira iby'ibihe. Iryo jambo rero, iryo jambo ry'ibihe, uko kuntu yaduhishuriye iby'ibihe, ngo bimeze nk'uko ngo bimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima.
rigakesha ijuru, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Inyenyeri yo mu ruturuturu muzi ko ari Yesu Kristo, bikageza igihe Yesu Kristo azagarukira. Haleluya. Yesu rero niwe uturinze, Yesu niwe udutwikiriye, kandi ni nawe uzatujyana mbere y'uko aza guhana inkozi z'ibibi, abanze kwakira ijambo rye, abanze kwakira agakiza, abanze kwihana ngo bamwakire bamwizere nk'umwami n'umukiza wabo. Abatesaloniki ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 6 haravuga ngo, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Umwanzi rero nawe arategereje. Muri ibyo bimenyetso by'ibihe, umwanzi nawe arimo arayobya abantu kugira ngo azarimbukane nabo. Arakora, ariko kubera ko umubuza agihari, umubuza ninde? Umubuza n'itorero. Kubera ko umubuza ahari ari we torero, ntago abasha gukora, akoresha amayoberane, akoresha amayeri, akoresha uburyarya. Ariko n'ubu ngubu mu bimenyetso by'ibihe harimo n'ubwo buriganya n'ubwo buryarya bw'umubi. Ahandi mu Batesaloniki ba mbere igice cya 5 umurongo wa 3 haravuga ngo, kugeza ku wa 4 haravuga ngo, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura, nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo umunsi ubatungure nk'umujura. Murumva, twebwe umwuka wera avuga yeruye, ntabwo twebwe ubundi turabo gutungurwa. Yesu yagombye gusanga twiteguye. Ubwo bazaba bavuga rero ngo ni amahoro, ni amahoro, nibwo kurimbura kuzabatungura. Twebwe ntago tuzatungurwa. Reka rero noneho tugaruke kuri rya jambo twasomye muri Matayo igice cya 24. Igice cya 24, aho bamuratiraga urusengero bamubwira ukuntu ari rwiza. Yesu arangije abasubiza ababwira ati, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Abigishwa noneho baratungura, bo bari bari kumubwira ubwiza bw'urusengero, wababwiye ko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Babonye atuje baramwegera, bamubaza ibibazo 3. Bamubaza ikibazo cy'urusengero, bamubaza ikibazo cyo kugaruka kwe, bamubaza n'ibimenyetso bigaragaza impera y'isi. Baramaje bati, urusengero ruzasenywa ryari? Ikimenyetso cyo kugaruka kwawe, imperuka y'isi. Yesu rero we agiye kubasubiza, yabashubije abicuritse. Ikibazo cya 3 yakigize icya mbere, ikibazo cya 2 ubwo gikurikiraho, ikibazo cya mbere akigira icya 3, akigira icya nyuma. Reka rero twumve uko yabasubije. Icya 3 yarabasubije ati,
Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ikibazo cya nyuma akigize icya mbere. Ikibazo cya kabiri reka nabwo twumve uko yabasubije. Turahera ku murongo wa 16. Noneho arababwira ati, reka duhere ku murongo wa 15. Ubwo asubije ikibazo cya kabiri, ibizaranga kugaruka kwe. Yabanje kubasubiza iby'imperuka y'isi. Icya kabiri agiye kubabwira ibizaranga kugaruka kwe. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye ntazasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa mu isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho ukundi. Iyo minsi iyo bitaragabanyijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko niba babwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose n'inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa zive mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga, abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yayo. Murebere ku mutini, niwo cyitegererezo. Ishami ryayo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi.
nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira. Icyo ni igisubizo cya kabiri yabahaye, ibigaragaza kugaruka k'umwana w'umuntu. Noneho igisubizo cya gatatu ari nacyo cya mbere, kubera ko we yarabifashe abasubiza nyine abicuritse, reka nabyo tubyumve uko yababwiye. Duhere ku murongo wa 36, ubwo agiye kubasubiza iby'urusengero. Tugeze kuri 44, haravuga ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yababanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe, azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Ariko ibi mubimenye, yaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko mu gihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azazira. Imana idufashe. Nuko Yesu yabasubije ibyo bisubizo bitatu bari bamubajije. Yababazaga ikimenyetso kizerekana ko urusengero bagiye kurusenya, ikimenyetso cyerekana kugaruka kwe, n'ikimenyetso cyerekana impera y'isi. Noneho abasubiza abicuritse, atangirira ku kimenyetso cy'impera y'isi, kugaruka kwe, n'ibimenyetso bizerekana ko urwo rusengero bagiye kurusenya. Hari ibimenyetso bitanu. Ni byinshi twabibonye, impuha z'intambara, ibyorezo, ibiki byose, ariko ndagira ngo turebe ibimenyetso bitanu binini cyane bigaragara. Duhere ku cya mbere. Icya mbere ni abayisiraheli nimubona basubiye iwabo. Tumaze kubona ko igihe bamuratiraga urusengero, Yesu yarababwiye ati ndababwiza ukuri ko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Nyuma rero y'imyaka ndumva ari 40 Yesu apfuye, abaroma baraje basenya rwa rusengero. Nta buye kuko ryasigaye rigeretse ku rindi. Abayisiraheli baragenda batatanira hirya no hino ku isi. Isiraheli irasibangana, iribagirana. Ubwo rero haje kuba intambara ya mbere y'isi yose, haba intambara ya kabiri y'isi yose. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose nibwo uriya mugabo witwa Hitleri babakoreye jenoside, hapfuye abayahudi benshi cyane. Nyuma rero y'iyo ntambara mu 1948 nibwo bongeye ishyanga rya Isiraheli ryongeye kuvuka. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ese ishyanga ryabasha kuvuka umunsi umwe? Muri uwo mwaka 1948 nibwo Isiraheli yongeye kubaho nk'igihugu. Mu mateka ya Bibiliya
nta buhanuzi buriho nta Isiraheli nk'igihugu, kuko Isiraheli nicyo cyitegererezo, niho tubasha kurebera ibimenyetso by'ibihe, kandi niho tubasha kumenyera ibihe by'Imana. Nta Isiraheli nk'igihugu nta buhanuzi. Muri 1948 nibwo Abayisiraheli bongeye gusubira iwabo. Muri Ezekiyeli 34 duhere ku murongo wa 12 tugeze kwa 13 aravuga ngo uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashakisha intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zatataniye munsi w'ikibunda n'umwijima, kandi nzazizana nzikuye mu mahanga, nziteranyirize hamwe nzikuye mu bihugu, nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite, nziragirire ku misozi ya Isiraheli. Iri jambo rero mu 1948 ryarasohoye. Abayisiraheli basubiye iwabo. Uwiteka yagiye abashakisha aho batataniye abasubiza mu gihugu cyabo. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Kandi nta buhanuzi bw'Imana Isiraheli idahari nk'igihugu. Muri Zakariya 10:6 haravuga ngo nzakomeza ubutwari bw'inzu ya Yuda, nkize n'inzu ya Yozefu, nzabasubiranya kuko mbafitiye impuhwe nkaho ntigeze mbatererana, nzabumva kuko ndi Uhoraho Imana yabo. Amen. Daniyeli 9:27 uwo mutware azasezerana isezerano na benshi, isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa muri uwo murimbuzi. Bazakorana isezerano ribi na Antikristo, nyuma bamenye ukuri bashwane, maze Antikristo atangire abatoteza. Ikintu rero shitani arwana nacyo ni ukurimbura Isiraheli, kuko arabizi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu azaza akima, kandi nta handi ngoma ye izaba iri hariya muri Isiraheli nk'uko yabisezeraniye Dawidi. Amen. Icya kabiri, ubuyobe. Imana twabonye muri ya matorero hari aho abantu bari batangiye kuyoba, irongerera bagarura. Turongera ku itorero rya 7 Laodikiya, twasanze ari itorero ry'akazuyaze, harimo ibintu byinshi kandi namwe murabibona. Muzajye ku ma YouTube murebe abahanuzi birirwa bahanura, murebe ibintu birirwa bigisha. Iyo ugiye mu ijambo ry'Imana usanga harimo ibinyoma byinshi, kandi usanga harimo ubuyobe bwinshi. Niyo mpamvu kuko umwuka yavuze yeruye, niyo mpamvu avuga ati hazabaho inyigisho ziyobya, mube maso kugira ngo batabayobya. Na Yesu yongeye arabihanangiriza muri Matayo 24 arababwira ati mube maso batabayobya. Turi muri ibyo bihe rero, mube maso kugira ngo mutayoba. Ikimenyetso cya kabiri rero gikomeye, hazabaho ubuyobe. Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye. Hariho abigisha b'abanyabinyoma, kubera ko ubuze uwo mwanzi gukora ku mugaragaro agihari, ari ryo torero ry'Imana,
akoresha amayeri, akoresha abo bigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha, bafite amayeri, bafite uburiganya, kugira ngo bakomeze bashimashime bayobye ubwoko bw'Imana. Ntabwo babigisha ijambo ribaha ubuzima, ntabwo babigisha ijambo ribaha ubugingo, ntabwo babigisha ijambo ribaha imbaraga, ntabwo babigisha ijambo rituma bubaha Imana, ahubwo ni ukubaryoshya n'utugambo twiza, ariko ngo bafite inkovu z'ibyaha. Hazabaho rero ubuyobe. Mwitondere inyigisho z'iki gihe, musabe umwuka wera kugira ngo abasobanurire, abereke ibyo mwumva ibyo ari byo koko, nimba ari ijambo ry'ubugingo, nimba ari ijambo ry'Imana koko. Kuko kugira ngo atuyobye nta kindi azakoresha, n'ubundi azakoresha ijambo ry'Imana, azakoresha amayeri, kuko ngo yigira umumarayika w'umucyo. Muzi ko na Yesu ajya ashaka kumushuka yakoresheje handitswe ngo, ariko Yesu yari yuzuye ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu natwe batubwira ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge, rifite imbaraga, nibwo tuzabasha kutagwa muri uyu mutego w'ubuyobe. Benshi rero bawuguyemo batabizi. Ahandi ni muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 duhere ku murongo wa 1 nabwo tugeze ku wa 5. Aravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera. Ntabwo wayoba ngo ube n'uwera. Ijambo ritaguhanira ibyo gukiranuka, kandi ngo utejejwe ntago azabona umwami Imana. Tugomba kwezwa, kandi nta kindi kitweza, twezwa n'ijambo ry'Imana. Badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Benshi bazata kwizera, bazareka kwizera, bakurikira izo nyigisho zibaryoheye, ngo amatwi azaba barya, bazigwizaho abababwira ibyo ibibashimashima, ibyo bo bashaka kumva. Imana rero idutabare. Abantu ngo bazaba babeshyerana, mugende ku YouTube, ibyo bintu byose murabibona, ukuntu bafata umuntu bakajya birirwa bamugaraguza agati, ukuntu abantu birirwa babeshyerana, ukuntu abantu birirwa bagambana. Murebe ukuntu ubwicanyi n'ubugome bibaye byinshi, kubera ko ngo ubugome buzaba bwinshi, ibyaha bizagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Abagabo barica abagore babo, abagore barica abagabo babo, abana barica ababyeyi babo. Nta muntu ukigirira impuhwe mugenzi we. Imana idutabare. Ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, kuko ibyaha bizaba byinshi. Nta muco ukibaho, nta soni zikibaho, bya bindi bizira byose twarabiziruye. Imana idutabare. Ibyo nabyo biri mu bihe bya nyuma. Abatesaloniki ba 2 kuva ku murongo wa 1 aravuga ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranyirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa ijambo cyangwa urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umwami wacu yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Murumva kwimura Imana, uwo munsi wa Kristo ntabwo uzaza kwimura Imana ku mugaragaro ku karubanda utabanje kubaho. Ahangaha Pawulo yabibwiraga Abatesaloniki kubera ko hari igihe cyageze ririya torero ngo riratotezwa cyane.
noneho batangira kugira ubwoba kuko urumva umwana w'Imana wese yagombye kumenya ibi bimenyetso. none baravuga bati banza impamvu turi gutotezwa cyane, ibanza Yesu yaratwaye itorero tukaba turi muri bya bihe nyine by'umubabaro ukabije. noneho nibwo Pawulo rero yazaga arabahumuriza, arababwira ati ibyo bihe ntago bizabaho, kurya kwimura Imana kutarabaho, antikristo ataricara ngo bamuhe icyicaro nyine ategeke ko banamuramya. kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. antikristo agomba kuzahishurwa akagaragara nyakugaragara. ubu akorera mu buryo bw'amayoberane, hari ba antikristo benshi baje, ariko antikristo nyantikristo ntabwo arahishurwa, kuko umubuza kugaragara itorero rya Kristo riracyahari, kandi wazagaragara itorero rya Kristo rimaze kuzamuka. ikindi kimenyetso cya gatatu ni amahoro muri biriya bihugu nyine by'Abarabu. hari igihe bizagera bavuge bati Isiraheli yiyunze na Palestina, basinye amasezerano y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko ibyo ngibyo ntabwo bizaba ari amahoro nyakuri, ntabwo bizaba ari amahoro, ntabwo bizaba ari ubwiyunge nyakuri buvuye ku Mana, ahubwo buzaba buvuye ku mubi, kuko arimo arashakisha amayira, arimo arategura imitima y'abantu kugira ngo azabone uko abategeka, kugira ngo azabone uko abayobora. noneho Abatesaloniki ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3 aravuga ngo ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. igihe bazaba bavuga ngo ni amahoro, nibwo kurimbura kuzabatungura, amahoro y'ibinyoma atavuye ku Mana, nk'uko nari maze kubibasobanurira hejuru. ikindi kimenyetso cya 4 ni ubutegetsi bw'Abaroma buzagaruka. ubutegetsi bw'Abaroma buzongera bugaruke, kuko hari igihe cyageze empire Rome irasenyuka iribagirana, ariko ubu ngubu yarongeye iragaruka binyuze muri Union Européenne, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. uko Isiraheli yongeye kubaho, ni nako ubwami bw'Abaroma buzongera kubaho, ariko bwaranabaye kuko ubu biri muri Union Européenne, ariko burya ibintu byinshi byose n'amadecision n'ibiki ni hariya i Roma. nuko hari n'ibyo Daniyeli yeretswe, haravuga ngo ariko yari yeretswe igishushanyo, hari inzozi umwami Nebukadinezari yarose, noneho asaba Daniyeli ko amusobanurira. noneho ageze ku bwami bwa 4 aribwo ubu ngubu turimo, haravuga ngo ariko ubwami bwa 4 buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwami buzamenagura bukajanjagura butyo. kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba cy'umubumbyi n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri ubwo hazaba gukomera nk'ibyuma, nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba. noneho
ubwo bwami nyine bwari bugeze ku birenge, ariko ngo ni ubwami buvanze, ni ibyuma bivanze n'ibumba, harimo ibikomeye harimo ibyoroshye. Ni ibyo bihugu nyine byishyize hamwe, ubundi byabanje kwishyira hamwe ari ibihugu 28, ariko vuba aha ngaha Ubwongereza bwavuyemo, hasigayemo ibihugu 27, ariko bizagenda bivamo hasigaremo ibihugu 10, amano 10, amahembe 10. Daniyeli, ibyo muzabirebe muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 40 n'uwa 41. Daniyeli 7:24 ho haravuga ngo kandi ayo mahembe 10, muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10, Union Européenne, bazagenda bavamo guhasigare nyine ibijyanye n'ubuhanuzi. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Icyo ni ikindi kimenyetso cya 4, nuko ubutegetsi bw'abaroma buzongera gusubiraho. Buriho rero, tuburimo kubera ko turi muri ibyo ngibyo bya Union Européenne. Ikindi kimenyetso cya 5 nababwiye ko ari byinshi, ariko nagerageje kubihinira muri ibi 5, ariko ni byinshi, biri muri Matayo 24, mwongere mubisubiremo. Icya 5, guverinoma y'isi, guverinoma mondiale, barimo barategurira antichrist intebe kugira ngo azicare ayobore isi yose. Kandi murabona barabigerageje rimwe ejo bundi kiriya cyorezo cya covid, twese badutegeka ibintu bimwe, badutegeka kwambara agapfukamunwa, badutegeka kuguma mu rugo, isi yose ikora ibintu bimwe. Nibyo rero yashatse kubikora kuva kera, Imana igenda imukoma mu nkokora, ariko n'ubu ngubu baracyarwana nabyo. Muzi na bya bindi by'umunara w'i Babeli, abantu bashakaga kwizamukira hejuru bakagera ku Mana, Imana igira ite irabatatanya, kubera ko n'Imana igirira neza bicisha bugufi, ariko abibone ikabamenyera kure. Itangiriro 10:8 aravuga ngo kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Uyu Nimurodi akenshi bavuga ko ari we wazanye kiriya gitekerezo cy'umunara w'i Babeli. Uwo munara w'i Babeli rero n'ubundi nibyo bashaka kongera kugarura ubu ngubu. Muzi ko hariya ndumva ari mu Bubiligi niho hari icyicaro cya Union Européenne, ni nka barashaka kongera gukora nyine nk'ibyo ngibyo by'umunara w'i Babeli, ariko azabikora akanya gato, iriya myaka 7 itorero ryarazamutse, kandi naho Imana izaba irimo ihana inkozi z'ibibi. Imyaka 3 n'igice, kuko iriya myaka ibanyijemo ibice 2. Imyaka 3 n'igice, Antichrist azabereka ko ibibazo byose biri kuri iyi si, azanye amahoro, azanye ihumure, azanye ibisubizo. Abayisiraheli bamugirira icyizere, bavuge bati dore wa Mesiya twari twarategereje nguyu, kandi ari shitani nyine Antichrist. Noneho azaza ayoboye mu buryo bubiri, azayobora mu buryo politike, ekonomike, narangiza kandi ayobore no mu buryo bw'idini. Niyo mpamvu nanone aha bari kwikusanya, ubu ngo barashaka gushyiraho idini rimwe. Deja barabikoze, baranabitashye hariya Abu Dhabi, muri biriya bihugu by'Abarabu. Bakoze inzu
aho abakristu bazajya basengera, aho abayahudi bazajya basengera, aho abayisilamu bazasengera, bose bagasenga Imana. Barashaka gukura izina rya Yesu Kristo mu gusenga, kandi nta rindi zina twahawe dukwiye gukirizwamo uretse Yesu Kristo. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Iryo zina rero kuko ribambeta, niho umwana w'umuntu akirizwa, niyo nzira yonyine Imana yaduhaye yo gukirizwamo. Iryo zina barashaka kurikuramo, noneho bagakora idini rimwe, abantu bose bagasenga Imana. Imana uzamenya Imana usenga ari iyihe? Ni uburiganya bwa Satani. Imana rero idufungura amaso, iduhe kureba kure, kugira ngo tutagwa muri uwo mutego w'umwanzi. Ibyahishuwe 13:6 baravuga ngo, itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda, keretse abafite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ahangaha nyine urumva nu antikristo. Ugomba kuba ufite ikimenyetso cye. Icyo gihe nikigera, itorero ry'Imana rizaba ryazamutse, ariko icyo gihe nikigera, aba bazaba basigaye bazabategeka gukora ibingibi, gutunga icyo kimenyetso cy'iyo nyamaswa. Nta muntu uzabasha kugura cyangwa kugurisha cyangwa kugira ikindi kintu akora adafite icyo kimenyetso. Niyo mpamvu ugomba gukizwa neza, kugira ngo bitazagutera umwaku, ibi bintu bikagusohoreraho. Imana idutabare. Ibyahishuwe 13:2 haravuga ngo, aha ubwo ni mu rwego politike ekonomike. Ibyahishuwe 13:12 ho haravuga ngo, cyakoreshaga ububasha bwose bw'igikoko cya mbere mu maso yacyo, kigategeka isi n'abayituye gusenga igikoko cya mbere cyari cyakize uruguma rwajyaga kugihitana. Aha nasomye Bibiliya ntagatifu, ariko reka mbasomere na Bibiliya yera mwumve. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Murumva ko izanahatira abantu kugira gute? Kuyiramya. Nicyo cya kizira hariya muri Matayo bavugaga ngo ikizira nikigera hera. Ubu ngubu ubwo abayisiraheli bari kwitegura kongera kubaka urusengero, ariko kubera ko ari twebwe rusengero rw'umwuka wera, ntabwo insengero ebyiri z'Imana zishobora kubaho ngo bongere batambe ibitambo bagire gute. Oya, twebwe tugomba kubanza kuzamuka, abayisiraheli bakabona kubaka urusengero. Nibamara kubaka urusengero rero, ikizira kizajya hera. Antikristo azagenda ategeke ko bamuramya, azabanza yigire umwana mwiza, ariko imyaka 3 nishira azabuzanya ibitambo, abuzanye kugira gute? Avuga ati ni ngewe mugomba kuramya. Abayisiraheli rero ahita atangira kugira gute? Kubatoteza. Niho cyagiye ngo hazabaho ibihe by'umubabaro, hazasigara gusa 1/3. Niko muri Zakariya hatubwira, Zakariya 10:8, ngo hazasigara 1/3 gusa, kuko ngo azabica, amahanga yose azayiteraniraho, ariko gutabarwa kwabo kuzaba kwegereje, kuko iyo minsi Imana yarayigabanyije. Nyuma yaho bazabona gutabarwa, ariko hazarokoka. Murumva 2/3 bizaba byagiye, hazasigara gusa 1/3. Ibyo bintu rero, ibi bimenyetso tubona, uku kuntu ubwenge bwabaye bwinshi, niko Daniel yabivuze ngo muri iyo minsi ubwenge buzagwira.
murabibona ubwenge buragwiriye, tekinoloji. Iyi tekinoloji niyo nanone izajye iri mu bintu biri gukoreshwa kugira ngo bategure ubwo bwami bwa antikristo, kandi babone uko bakontorora isi yose, abantu bose batuye isi. Imana rero idufashe duprofite iyo tekinoloji vuba vuba, twamamaza ubutumwa bwiza, kuko ngo ubutumwa bw'ubwami buzagera ku isi yose, kugira ngo bibabere umuhamya, ntazagire uwitwaza ngo ntiyabyumvishe. Dore umba nicaye aha, ariko ibi mvuga bigera ku isi yose, ntawe ufite urwitwazo. Nawe niyo mpamvu nubyumva ujye ubisangiza abandi, kugira ngo hatazagira usigara ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana butamugezeho. Ingororano nzahabwa, nawe nuba warabusangije abandi, nawe uzahabwa ingororano nk'iyanjye. Amen. Amen. Turimo turagana ku musozo, reka dusome muri Yohana wa mbere 2:18. Aravuga ngo, bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Nababwiye ko muri bya bimenyetso bitanu nyine, muri uko kwishushanya uko umwanzi akorera mu mayoberane, hajemo ba antikristo benshi, ariko antikristo nyantikristo ntago araza, kuko azaza itorero ry'Imana rimaze kuzamuka. Ibyo rero nibyo bitwereka ko igihe cy'imperuka kigeze. Hari ibihe, hari n'igihe. Imana rero idufashe kumenya no gusobanukirwa ibyo bihe, kandi iduhe guhagarara uko bikwiriye, kugira ngo ubwo Yesu azaza azatuzamure, tutazasigara muri iyi si y'akaga, muri iyi si y'imibabaro, ahubwo tuzabe turi kumwe na Yesu. Ndumva twarabyize ubushize ukuntu Kristo azaza agatwara umugeni we, bakagenda bakarya bakanywa, akagenda akabamurikira data, nyuma tukazagarukana nawe tuje kwima ingoma igihumbi. Yesu azagaruka mu buryo bubiri. Nagaruka aje gutwara itorero, uretse itorero niryo ryonyine rizamubona. Isi izongera kumubona ahagarukanye n'itorero n'abamarayika be, ari umwami w'abami kandi ari n'umucamanza. Haleluya. Yesu we, mbega ibintu byiza. Zakariya 13:8. Nuko rero mu gihugu cyose, uwo n'Uhoraho ubivuze, 2/3 by'abaturage bishire birimbuke, ariko 1/3 kirokoke. N'icyo gihe nyine nibyo nahoze mbabwira kare. Ndimo nsoza, ndagira ngo tukoreka resume gakeya. Tumaze kumva ibi ngibi, ibimenyetso bitanu bikomeye, ariko hari n'ibindi, izo ndwara z'ibyorezo, impuha z'intambara, imitingito, murabibona biraba. Ariko bikomeye cyane, bikomeye mwagombye kureberaho cyane, ni ibyo ngibyo bitanu. Twabonye ko abayisiraheli basubiye iwabo. Icya kabiri, ubuyobe, mubona inyigisho z'ubuyobe ziragwiriye. Icya gatatu, ubutegetsi bw'abaroma bwarongeye buragaruka. Icya kane, kubaka guverinoma ya antikristo, ya satani. Hanyuma ikindi, amahoro mu bihugu by'Abarabu. Isiraheli izagera igihe isinyana na Palestina ko biyunze, ariko ntago buzaba ari ubwiyunge nyakuri buvuye ku Mana. Niyo mpamvu bizamara igihe gitoya, hanyuma bisenyuke. Noneho rero tubirezima, Imana iradusaba iki?
Imana iradusaba kutarangara no kutemera ko batuyobya. Ibinyoma byabaye byinshi, nk'uko muri Matayo 24:4 habivuga. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira ubayobya. Icya kabiri, kutagira ubwoba, tukiringira Imana kuko kusohora ko bizabara. Imitingito tuzayumva, intambara tuzayumva, ibyago n'amakuba tuzabyumva, abagambanirana, abicana, urukundo rwa benshi, amashyari, guta umuco, byose bizabaho, ariko ntabwo bigomba kutubuza amahoro, ntabwo bigomba kudutera ubwoba, ahubwo tugomba kwiringira Imana yacu, nk'uko muri Matayo 24:6 habivuga. Haravuga ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Twirinde rero, twiringire Kristo, ngo umushikamishije umutima azamurinda ab'amahoro masa, kuko amwiringiye. Aba ari we twiringira, aba ari we dushikamishaho umutima, azaturinda tuba amahoro, azatujyana kure y'ibiteye ubwoba. Haleluya! Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Icya gatatu, duharanire kwezwa, kuko utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Duharanire gukiranuka. Ikintu Imana yasabye umwana w'umuntu, yaravuze ngo yewe mwana w'umuntu, ngumva icyo Uwiteka gushakaho, kugendana n'Imana wiyoroheje, uciye bugufi, ukiranuka kandi ukunda kubabarira. Ibyo rero tubiharanire, nubwo ibihe by'iminsi ya nyuma bikajije umurego, ariko duharanire kugendana n'Imana yacu, dukiranuka, duciye bugufi kandi dukunda kubabarira. Icya kane, Matayo 24:12 haravuga ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Abatesaloniki 2:7 bakavuga ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu batangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Duharanire kwezwa rero, duharanire gukora ibyo gukiranuka, duharanire kugendana n'Imana twiyoroheje, duciye bugufi, dukunda kubabarira. Icya kane, twihangane, tugire umwete, tugire umuravu. Matayo 24:13 aravuga ngo ariko uzakomera kugeza ku ndunduro niwe uzarokoka. Nubwo twebwe ahangaha bitatureba, kuko itorero ibi bizaba ryazamutse, ariko n'ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa gikristo twagombye kugira gute? Kugira kwihangana, kugira umwete, kugira umuhate, tukaba mu ijambo ry'Imana, tukaba mu gusenga. Haleluya! Imana rero ishimwe. Icya nyuma, Imana iradusaba gukomeza kwizera Kristo, ntitureke kwizera. Yesu yarabajije ngo ese ubwo umwana w'umuntu azagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Reka Yesu ubwo azagaruka azasange kwizera kukiri muri twebwe, tutarakuretse. Tubeho ku bwa Kristo kandi tubeho kubera Kristo. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha. Mwene data, ndakwifuriza kuzasanganira Kristo ubwo azaba agarutse aje kutujyana, kugira ngo aturinde uyu mujinya, dukizwe neza, kuko gukizwa nabi bitera umwako. Niba wowe iyo ntambwe utarayitera, ndakwingingira kuyitera. Sengana nanjye uvuga uti mwami Yesu, nciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, numvishe ijambo ryawe, ijambo ryawe riransinze, kandi ntabwo nshaka kuzasigara ubwo uzaba ugarutse. None ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye byose, nyejesha amaraso wameneye ku musaraba i Golgotha. Mwami Yesu,
ngwino mu mutima wanjye, umbere umwami, umbere umukiza. Hindura imibereho yanjye yose mbe nk'uko ushaka. Shoboza gukora ibyo gukiranuka. Shoboza mwami kubaho imibereho itangaje wandemeye. Shoboza mwami gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Mu izina rya Yesu. Mwami Imana, natwe twakumenye, ukomeze udushoboze kuba maso, ukomeze uduhe imbaraga mwami, uturinde guhunikira amatabaza yacu mwami, udushoboze kuba maso, utwuzuze amavuta yawe adutembeho nk'uruzi. Ubwo uzaza mwami, uzatubonere kure. Shimwa rero papa, ndagushimye ko utazemera ko kuri wa munsi dukorwa n'isoni. Ndagushimye mwami ko kuri wa munsi tutazasigara ngo dusigarane na Satani n'abamukorera, aho bazahura n'akaga, aho bazahura n'umujinya wawe. Mwami uturinde uwo mujinya, uduhe kuwuhungira muri Kristo Yesu bigishoboka. Mwami udushoboze utugirire ubwo buntu, mu izina rya Yesu, amen.